urebe nguwo Eva dore umwana papa hey vugira ngo Eva yewe andikamo ngo Eva debera Eva turasaba ambasade Vane Eva muri Amerika basubiye mu Rwanda arasenye ingo za benshi kuko mwese namwe ni murebe turasaba Eva gusubira mu Rwanda kuko diaspora yewe bro mwese muri abantu bakuru bagabo hagira umuntu utera umuntu bita hagira umuntu utera umuntu bita Nzungu amabuye dore yewe kuri Twitter kuri X nabasabye murabeho muze kuri TikTok kuri X abantu 200 nabasabye memuretse gato duhurire kuri TikTok ni ibintu biri hari 1600 mu ba joining tujye kuri TikTok please mutapinga screen bro mutapinga screen Twitter nayifunze umusa bro umusa ibi ntabwo ari pranka Nzungu niwe wamuhaye connection ya job muri Maine kuko yaje hamusanga I know musharinge live mutapinge screen so gahunda ukuntu iteye nawe mufata amayomo ya tere Nzungu kabe kagumyeyo gato gutya kabe kagumyeho gato tube tureke musharinge live umva twumvikane mwandikemo Eva mutapinge screen mbere ko nkina aya majwi bro ntabwo nakina amajwi ntabwo ndi bukine aya majwi barahita bambaninga s'il te plaît bahita bankuzaho mutapinge screen nze mutapinge screen nze kuko aya majwi ari mu cyongereza bahita bambaninga ko ari ibigambo biremereye Eva Nitumubiri na inyamaswa zagiye mu kubera umutima wuzuye imbabazi n'urukundo gahuri twara incamutwe mu nkoro yayirinde igisi n'ibyo byagiye ibinyambwa amazi rakundo ugetunga diguri yo kurwana mbaye hano umuntu mbaye taratangire musharinge live mutafi na murumuna wayo frontline kamanda nyamugatereye umure mwanya waza amareza y'imeta mazu garakunda aterera kimwe amajugo ya mukamba mbaye dadu waje mbaye rwambira na murefu yatumye amahembe kurera yezi ya maramonsi ni supporting ndabure ku kigombe nare ya rwamanga yateye simbarara kuzaza umaze bukenzi umudari wishimye zikurutse rugamba nk'abatabazi nyakutabarwa mbaye utugenda neza mbaye kanyonyozi yavukanye na mbibi na muromba muremure bro uyu mukobwa ashobora kuba naryoshye kubizamo kugumba kubera kumva nabi yavuze speeding azimiyange bro kose warenzaho iki Eva genda urya umwana mbaye swite nkunda genda urye umwana Eva amakuru nta makuru nabizi kuri afite Sowe. nta makuru Ngo amakuru? ni nta makuru I know you have info urayafite byagenze bita amakuru ufite nayaye Nyamakuru mfite nuko ngo yenda kumubyarira nta kindi. Eva yenda kubyarira nde
uretse no, ariko uretse ntabwo njyana amagambo adashobora kumva mu kanwa uretse gato Eva yenda kubyarira nde Ndakubyarira nzungu. mushyira agatebe uretse gato uvuze ngo iki bada reka nze kumeke telefone uretse gato banyarwandakazi ni muhamagare ribu yo muri Amerika muhamagarire ribu uretse gato Eva uratwite Eva afite inda No, okay, ni umugore wa nzungu wabyivugiye ku marikodi kuri WhatsApp. ko Eva atwite inda y'umugabo we Ngo ntibazongera kumwita ngo nzungu wa Nyasafari ntibazamwite ngo nzungu. No, don't tell me. Nyasafa, wajyaga kuzana umuroko umutwara. Please my people. Aratwite. Kuzana n'umwana. Muretse gato. Eva, nanjye Okay. nyemereye nagutera inda. Nyasafari yavuze ngo mutangire kwitegura baby shower soon. Oya. Ya, yabivuze amarikodi ndaje Ya, nyagushakira. WhatsApp yanjye maziki, send it to me. Reka nze nsabe uriya mukobwa yabibwiye. Mbyageze no kuri YouTube begumane yanjye. Zine. Ngo ngwiki? Baby shower ahubwo mutangiye kugura ibikoma. Muretse gato, niba numvishe neza. Eh, Already nzungu yamaze kuzimira muri Eva. ya. Yamaze kuzimusukamo. Ewe. Uretse gato. Niba numvishe neza. Ibiriya twumvishe no muri audio nibyo uyu mudamu aratwite. Yanjye ayo makuru mfite umugore wivugiye, umugore wa nzungu nasi ndi kuvuga ibyo numvishe. Yego. Cyo nukuvuga ngo amakuru twumvi nibyo umugore wa nzungu ubu turi kuvugana nako Eva atwite inda ya nzungu. Yanjye ibyo numvishe kuri record Nyasafari yohereje abantu. Yimbe. Tani. Mungu wangu. Baba wa Nazareti. No, kuko mana ndebera iyi famille vraiment. Ngo difata mwe muretse gato. Sha garo urumva? Ngo yashizemo bivumo. Ndakubwiza ukuri komeza batikurira iruhande. Kangiye kuri nababaye. Ibyo gushaka ubiretse. Warabimbwira nkakomeza. Nyasafari yavuze ngo nagacira umugore wa nzungu ngo agiye kumanuka mu Rwanda ngo ajye gusinya ibipapuro bya divorce. Uvuze ngo? Ya. Wambaye ukamereze ngo agiye kumanuka mu Rwanda? Agiye gusinya ibyo ibipapuro bya divorce. No way. Bivuze niko yavuze ngo agiye gusinya ibyo ibipapuro bya divorce. Nyamara ibintu birababaje. Ibintu birababaje. Uyu bivumura ipura kavumwa na nyamunsi urakicwa n'uburoro nakubuze. Urumva birababaje bro. Birababaje tuvugisha. Birababaje ikibazo nuko muri gushaka kumvikanisha yuko Keva ari umwere. Inde? Eva ni umwere ijana ku ijana. Umwere se umwere gute yagiye kuzamura akaguru ku mugabo wandi kweli? Mureke twumve. Umwere gute ni burwe rwaramunane niko mangaje. Tugende gato. Reka nkubaze ikintu kimwe we gal. Aya masaha urabizi ko uhora wifuza ngo niduhura uzamba. None ubu ngubu uzaba ufite amakosa. Nose ngiye ko nta mugabo mfite. Urakoze cyane. None se Eva uretse gato. Eva afite umugabo. Nawe ariko yagiye gusambanya. We yagiye gusambana afite umugore. Umvuye ngo gare ngo menyera amatari y'inzage. Niba ari ibyo abakobwa baramara habagabo abandi mubabwira ko ibintu bari gukora ari byo. Ndi muri mu Nyasafari. Ego. Oya ndashaka kuvugira Eva. Ninda kugize umuvugizi wa Eva. None ko mumutera amabuye mwese, we niyo ahoza afite umugabo. Byagenze bite? None se mama baho ibyo bamukoreye ni ngombwa ajye kubikorera abandi. Ubizi gute niba ari we wapanze kubikora niba bitaraje? Niwe wavuye mu mujyi ajya mu mujyi w'abandi. Ubizi ute niba inkweto itaramukwiriye akayambara? Reka ntabwo yamukwiriye. Ahari Imana abantu babagoma Imana izabahana. Nawe azahora abungabunga. Ko na John ngo nawe yamutwaye gapepu. Ko na John nawe bagiye kubana yamutwaye gapepu ko ahandi. Nawe azahora abungabunga.
oyaha agahinda atera abandi nawe azagafatira ahandi. Mureke gushyigikira indaya ngo zitwara abagabo b'abandi ngo ziri mu kuri. Gute se ziri mu kuri? uramwita indaya kubera iki Yasenye urugo rw'abandi. mumyuke ndabamanura okay bivumu wagarutse bivumu agira icyo abivugaho bivumu urahari nimba ari Kim Gatema n'uyu ngo nimba ari girl whatever Njyewe mbaza kubera iki mwagiye kuri side y'umukobwa gusa umugabo we baragiye bamufata mu kungufu baramurepinze kananjye musubize akura mu ipantaro aravuga ati vanamo vuba cyatukwice ubundi azifu bamuziritse uburetse nusoza kumbaza ingenda kwisubiriza ubwe ku giti cye yarijyanye okay singiye kurengera Eva sibyo Eva ari mu mafuti ariko n'umugabo ari mu mafuti bose bafite amafuti genda murengera byo byonyine Eva Eva ntabwo namurengera ko yagiye mu rugo rw'abandi abizi neza ko uwo mugore afite umugabo nawe yararwigeze nanone ntabwo ari byo yari umusenyeye nanone ntabwo ari byo yasenye urugo rw'abandi umugabo si uruhinja ntabwo bamukurura nk'imbwa ngwino ugende hariya ubwe yarijyanye asubira no teta twebwe ntabwo twavuze ku mugabo twavuze ku bantu bari gushaka mukajya ku mukobwa buri munsi ikibazo cyose kibaye ngende muza ku bantu bari gushaka none se Eva nk'umugore udafite umugabo mwe muri gushaka nk'umugore udafite umugabo umva sitatu uko nukuba pick me nukwereka ko uri munsi y'abagabo cyane urasaza impande zombi nyine ceceka musubize urumva twebwe turi kuvuga ku bantu bari gushaka kumvikanisha ko Eva ari umwere 100%. Ntabwo twigeze tuvuga ku mugabo, ntabwo twavuze ngo umugabo gukina nguryo. Oya we gufitanye ikibazo na Eva. Nta muntu w'umwere hano munsi y'ijuru ubaho. Eva muramwana. Eva nk'umuntu nawe wari wigeze teta wahaye abandi umwanya ko babubaza. No muri mwese rero muri kwanga ko tubasubiza mutanga umwanya niba mwashuje kuvuga dusubiza. Reka nabakimu bagusubize ngo ariko se Sankara uri kumva ndi kuvuga njye nyine. Okay, reka rero nkusubize wambajije. Subiza ndakumva. Yewe ikintu navugiye yuko Eva ari mubi afite n'ikibazo. Ntabwo twavuze ku side y'umugabo, njye naje mvuga ngo mwigira Eva kari umwere 100%, kubera ko yasenye urugo rw'abandi. Mu mafati ngo urwe nawe bararusenye. Niba urwe bararusenye si ngombwa kwinjira mu rw'abandi, urumva? Ngo yumve yuko nawe yababaza abandi. Tujye ku mugabo. Namwe ubwanya abakobwa muravuga ngo umugabo ngo mumwereke icyo ashaka kureba. Pe umugabo ndabyumva nawe afite amakosa, ariko wayamukuriyemo neva. Wayamukuriyemo ni Eva, wamusanze aho yarari n'igitamba mbuga. Ngenda cyari kukumva. Muteza urumva ni Eva wayamukuriyemo. Ajya aho umugabo yarari, urumva ajya aho umugabo yarari. Gatema ubizute. Umugabo yagiye aho Eva yarari. Nta bushobozi na buke afite bwo gukorora umuntu. Oya reka nsubize mu maboko. Muceceke nsubize. Tubazi nk'abantu ngo bagira intege nkeya. Umugabo icyo umweretse nicyo asanga. None kuki mujya kwesa amasajari si ukugira ngo abagabo babarebe, kugira mu bakurure. So niba uzajya gukoresha iyo sajari kugira ngo umugabo akurebe, bafite kuzakura kuko nicyo wamweretse. So Eva afite amakosa, umugabo nawe yahinduka.